Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Reka turirimbe umuririmbyi w'125 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amen. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso, haleluya, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso, haleluya, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Naho rero naho hazi ibyago byinshi ndamahoro, Yesu ni umukiza wanjye, Yesu ni umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana Data, haleluya, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro, niragije Imana Data, haleluya, nguma muri Yesu Kristo, haleluya, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro, byose bizambera byiza cyane ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro, naho ndiho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, haleluya, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro, amen. Imana ishimwe. Reka dusome Zaburi ya 20 umurongo wa 7. Zaburi ya 20 umurongo wa 7 aravuga ngo, none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen, amen. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza n'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Imana ishimwe. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Ikibazo kiri kukwibaza, ese reka twibaze, ese urasize? Cyaje wakiretse nk'umwami n'umukiza, umwuka wera ari muri wowe, yaragusize, warasizwe. Ushobora kuba umwuka wera ari muri wowe, warasizwe, ariko utazi uko agukorera make, akirindiriye ko umusobanukirwa, umuhishukirwa ko muri kumwe kari muri wowe. Aho nta kibazo, ko twebwe abari muri Kristo Yesu turasigwa. Hari ikimenyetso cy'umwuka wera w'Imana, hari ugusigwa n'umwuka wera w'Imana bitewe n'iki Imana ishaka. Imana ishimwe. Hanyuma umwuka wera agakora bitewe n'uko nawe ugenda ugira inyota yo gushaka Imana, inyoterwa Yesu, yo gukoresha ijambo ry'Imana, yo kurisoma, yo kuba mu ijambo, yo gusenga. Azamusubiza
ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Hari n'abantu basizwe tubonesha amaso. Uyu ni umwanya mwiza rero, abasizwe tubabonaho ibimenyetso by'umwuka wera w'Imana, twese tubibona. Hari n'igihe uba wibwira ngo nta kimenyetso ufite, kandi ubifite ni byinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo cyakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wera ahita aba transfere muri wowe. Rero Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Turashimira umwuka wera udusiga akadutandukanya n'abanyesi n'ab'isi. Turashimira umwuka wera uza kuzura muri twe tugatandukana n'ibindi biremwa n'abandi. Abakiriye Yesu hari ikimenyetso cyo gusigwa kitubaho. Ngo azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Naho Yesu ari yaje gusubiza abo yasize. Azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Igituma tujya kubwira Imana ngo maradukize. Hari iyo ushaka ko Imana igukiza, bwira Imana ngo nkize. Ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Saba, ni ukwezi ko gusaba. Saba no gushima, saba. Shima Imana. Hari aho Yesu twigeze kumubona. Bwira Yesu ngo nsiga kandi unkize. Bwira Yesu ngo nkiza, unsiga amavuta ya naye. Ahanga unsige iki n'iki. Saba Yesu. Bwira Yesu ngo ongera musabaguye agukize akaga, agukize mu bihe biri imbere, agukize muri uku kwezi, agukize, agukiriza abawe abarwayi, agukize ibyago, akize imitima, akize muri karagiteri, akize mu marangamutima, akize ibyari biduteye, abari baduteye, abadukize. Kandi ubwo nyine ndi gusenga abadukize, Yesu badukize, bidukize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turagushimiye Papa, turagushimiye. Iki ni igihe cyo kumenya ko Uwiteka, iki ni igihe cyo kumenya ko Yesu, iki ni igihe cyo kumenya ko umwuka wera w'Imana abo wasize, abo ngabo n'igihe uje gusubiza, n'igihe uje gutabara, n'igihe uje kugira neza. Haleluya. Ndabigushimiye. N'igihe uje gusubirisha imbaraga zawe z'ukuboko kwawe gukiza. Hari ukuboko gukiza wamanuye, kuza gukiza abera, gukiza bamenye izina rya Yesu, gukiza abizeye Yesu, gukiza. Uku kuboko reka kudukize muri domene z'ubuzima bwacu bwose. Udukize Mwami muri aka kanya, udukize muri buri munota, udukize kuri buri isaha y'uyu munsi, kudukize kuri buri segonda y'uyu munsi, kudukize amajyana amazi, kudukize duhagaze, turyamye, dusinziriye. Ukuboko kwawe gukiza kudukize. Haleluya. Kudukizanye n'ibyacu n'abacu, kudukizanye n'abacu mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu. Uwiteka ukize amaboko yacu, ukize Mwami amaguru yacu, ukize mu mitima yacu, ukize mu ngingo zacu, ukize, udusubize Mwami, udusubirishe ukuboko kwawe kw'imbaraga, ukuboko kwawe gukora. Haleluya. Gukora mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, ukuboko kwawe kw'iburyo gukiza. Haleluya. Imbaraga zawe ziri mu kuboko kwawe kw'iburyo gukiza. Haleluya. Zikore bimenyekane. Uwiteka ari wowe Mana. Turagushimiye. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Uwiteka ni wowe Mana, ni wowe ubeshaho, ujyaneza bugacya bukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ryawe ni ryiza Mwami, izina ryawe ni ryiza. Koze Papa, tugusize hejuru, unyemerera uganze kuri buri wese uyu munsi Mwami, kandi turushaho kugutinya no kwihanira kureka. Haleluya. Urakoze Mwami. Amen. Imana ishimwe. Data wa twese ahabwe icyubahiro. Uwiteka yamamare. Ndakwibutsa niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, wibuke gukora subscribe, kandi abandi dukoreshe usangize n'abandi kugira ngo babyutse hakiri kare, bisengere, bagira icyo basabye Imana n'ukwezi ko gusaba no gushima. Amen. Shalom.